Hi everyone, welcome to Mr. Tech Rwanda. Niba uri kubona background iri inyuma yanjye, iriya ni slide nakoze ijya kumera nka slide yo muri PowerPoint, ariko nayikoze nkoresheje Artificial Intelligence tool. Niyo mpamvu uyu mwaka wa 2025 tugomba kwiga Artificial Intelligence tools, tugakora imirimo yacu cyangwa se akazi gasanzwe mu buryo bworoshye kandi bunoze. Niyo mpamvu nureba iyi video ntabwo uzongera gukoresha PowerPoint, ahubwo uzahita ukunda Artificial Intelligence tool kuko ibyo akora biba binoze kandi biba bisa neza, ndetse bikarangira mu gihe gitoya cyane ugereranije n'uburyo twajyaga dukora akazi mu buryo busanzwe. Tudatinze rero ngiye kubagereraniriza slide nakoze muri PowerPoint na slide nakoze nkoresheje Artificial Intelligence tool, muze kureba ikinyuranyo ndetse n'ubwiza izo slide ziza kuba zifite. Iyo ugiye muri Bing cyangwa muri Google ukandika Canva, baguha iyi link. Iyo uyikanzeho uraza ugahabona indi page. Iyi page nayo urakanda kuri create design. Hano barakwerekera ibintu bitandukanye ushobora gukora. Harimo gukora presentation ariyo tugiye kureba uyu munsi, harimo gukora whiteboard ukaba wakwigisha, harimo doc, harimo YouTube thumbnail, ahanga ni nko gukora amakava ya YouTube video, harimo gukora logo, kuba designinga logo yawe, gukora amakava ya Instagram videos. Ariko icyo tugiye kureba ni uko bakora presentation cyangwa ama slides. Turakanda kuri presentation hano. Nitumara kuhakanda harafunguka indi page. Baraguha template zitandukanye. Reka dukoreshe iyi template. Ndayikandaho sinyire kure, nindangiza nze nyidraginge muri working environment cyangwa se muri aka kawindow. Ahangaha hari add page. Naho ndahakanda. Nze nsubire kuri za template. Ndebe template yindi nifuza, ndaza kuri design, ndebe template bitewe n'icyo nshaka gukora. Nimba ari analysis, nshobora guhitamo iyi, nimba ari financial, nimba ari data zitandukanye, ariko nshobora no gusubira inyuma nkaza nkareba izindi template. Duhitemo iyi ngiyi nanone, ndayizana hano. Icyo gihe niza kuri page ya gatatu, nshobora kureba muri template bampaye, ugenda ureba ese ibihuye n'ibyo ukeneye ni ibihe. Dufate ushobora gukenera kuri listing. Ahangaha murabona ko iyi template yabisobanutse. Hano ushobora kuza hano nkongeraho, nkaza kuri design nkareba nanone nimba nkeneye gushyiraho ama graphs cyangwa se nimba nkeneye gushyiraho percentage. Ngiyi hano. Ahangaha murabona ko nkoze page enye, ariko ndaza kuri page ya mbere nyeditinge nshyiremo amakuru yanjye nshaka. Nshobora kwandikaho Mr. Tech Rwanda. Iyi ni channel name ya ni izina rya channel yanjye. Hano hari text color cyangwa se kureri y'inyuguti. Nshobora gukandaho nkaza ngahitamo kureri ishatse. Nshobora guhitamo iyi kureri bitewe n'uko nyishatse. Nshobora kuza hano nkayishyira muri bold cyangwa muri italic. Iyo urangije rero ushobora kuza kuri izi nyuguti, cyangwa se kuri izi nyuguti ukaza ugahitamo position. Ninkanda kuri position urabona ushobora kuzigiza hejuru cyangwa se ukagenda ukora muri middle bitewe n'aho ushatse. Cyangwa se ushobora no gukandaho ukagenda umanura, nturekure ukagenda umanura. Ahangaha iyo selection nanone nje kuri izi characters nkaziselection hano, murebe hano hari effect. Ushobora kuza kuri effect ukagira ibindi ukora. Ushobora kuza hano naho ukabicenjinga byose, ukabicenjinga uko ushatse. Nanone niza kuri izi nk'indi page nkaza ngahitamo izi characters. Nanone murabona ko ushobora kuza kuri animate. Ushobora kuza animatinga, warangiza ugahitamo animation ushatse. Ahangaha ushobora kuza ngahitamo typewriter. Ni handi ubona bigenda byiyandika. Uku nguku bigenda byandika nta handi baba bahisemo typewriter. Urabona ko bigiye byandika, nkaza hano naho ngakanda typewriter, nkajya ku yindi ngakanda typewriter. Iyo urangije kubikora uraza ujye kuri uhitemo za page zawe. Ndaselekisiona page ya mbere, selekisiona na page ya kabiri. Ahangaha nimara kuziselekisiona ngakora right click, bashobora kumpa transitions. Ahangaha ni kwa kundi se page ya mbere nivaho page ya kabiri irajyaho habaye ikihe kimenyetso. Ndaklikaho nze nkanda aka kantu, dore nguko uko bizaba bimeze ngaka hano. Ahangaha bishobora kwihuta cyangwa se bikagenda gahoro. Ndaza no kuri iyi ya gatatu n'iya kane, nayo nze nshobora guhitamo aka ngaka. Ubona ko gahise kajyamo. Icyo gihe ngiye gukanda hano handitse present kugira ngo ndebe za slide zanjye uko zigenda. Reka nkandeho
turebe dupureyinge, turebe uko bigenda, dore uko bizaza bimeze. Ahangaha nari ndi kuri paje, reka njye kuri paje ya mbere. Urabona paje ya mbere, murebe iyi PowerPoint cyangwa se iyi slide, izi slide ukuntu zimeze, ubona ko zirasa neza cyane. Ahangaha ni inkanda ku yindi next page, dore uko izaza imeze. Ni inkanda hano, dore uko izaza imeze. Ni inkanda nanone, dore uko bizaza bimeze. Reka nsubire inyuma, murebe hahandi twagiye dukanda kuri typewriter, sorry, animation, murebe uko biza. Urabona ko ni ukuvuga ngo izi muri muza kureba izi template dufite hano muri Canva zitandukanye na template ziba ziri muri PowerPoint. Iyi nta yindi rero. Muri iyi minota ushobora kuza ugakora PowerPoint nziza cyane nk'uko tujya tubivuga, ku buryo abantu baza kureba uko ikoze, cyangwa se namwe mujya muzibona ukabyibazaho. Ndabasaba gukora subscribe, share na like, ndetse mugakanda kukazogera kugira ngo mujye mubona notifications.